ndaje cyane ndi muhire wahinyuje abanyamahanga bagahinuka batatwambuye. Ndaje ndi inyamibwa ya Rogo nk'umurasanyi w'isonga cyane. Twabaga mu kigo cyafashaga abana b'imfubyi n'abatishoboye. Ahantu bita mu Gatenga kwa Karuzi kwa Dombozi. Niho twabyigiye ariko icyo gihe ntabwo twari tuzi ko ari umwuga tuzakomeza. Kuri njyewe amatorero ane ya mbere ndayafite cyane mu mutwe kuko ibyo akora ndabizi atambeshya. Haba harimo impaka nyinshi cyane. Impaka zo zirahari cyane ariko ndakeka nubwo tuba duhanganye ariko haba harimo ikintu nyine cy'ishyaka cya buri groupe ku giti cyayo ariko ihangana ryo riba ko byagorana cyane ra. Byaza kubanza kujya Kibeho gusenga nkajya kwambaza Bikiramariya. Ndagarutse kuri inshuti Jojo TV tukude Joselle n'ubundi ndacyari amazina ntarahinduka aracyari ndewe ariko nushaka wongere w'igikundiro nabyo bitwaye ikisumitsi igikundiro Jojo ndahari cyane kuri inshuti Jojo TV. Hanyuma kandi murabizi ko tugomba kuganira sport tukaganira gakondo. Kuri iyi nshuro rero tugarutse mu yindi sura itandukanye na siporo ibyo twari dusanzwe tuganira noneho reka tube tubishyize hirya ho gato. Tugarutse mu yindi sura ya gakondo kandi noneho ntabwo tugarutse ngiye kukwereka ababyina, nta nubwo ngiye kukwereka igitaramo, nta nubwo ngiye kukwereka abantu barabyina. Oya, ahubwo dufite umutumirwa ari we mu kanya mugiye kuba mugenda mumenya neza kurushaho. Ni umutumirwa wacu uturutse mu bimwe mu matorero akomeye hano mu Rwanda, uzi kubyina ubyivuga akanabivugwa kandi koko bikagaragarira no mu byo akora mu bitaramo yagiye anyuramo ndetse naho yagiye ataramira hose arabishoboye. Byinshi araza kugenda abyivugira ariko njyewe icyo nzi ngiye kubabwira ni kimwe nuko ari we Captaine mu Nyamibwa cyangwa se Captaine w'itorero Inyamibwa. Reka ibisigaye byose agenda bitwibwira. Murabizi intore ntabwo zivuga nk'abakinnyi. Umukinnyi uramubaza ngo witwa ndagahita akubwira amazina ya se na nyina nuko bamuzi mu kibuga, ariko noneho iyo bigeze ku ntore, intore yo ifite uburyo yivuga. Twibwire gitore. Ndaje cyane ndi muhire wahinyuje abanyamahanga bagahinuka batatwambuye. Ndaje ndi inyamibwa ya Rogo nk'umurasanyi w'isonga cyane. Amazina Muhire Olivier. Mwabyumvise ibintu biba bitandukanye nyabo. Kuri iyi nshuro rero mwabyumvise ko bitandukanye. Nitwa Muhire Olivier ariko ngo akaba inyamibwa ya Rugomwa. Ngira ngo nadusobanurire ubundi bisobanuye iki kuba inyamibwa ya Rugomwa, ikivugo cyawe gisobanuye iki? Barakoze cyane. Kuba ndi inyamibwa ya Rugomwa umurasanyi w'isonga cyane. Ndi inyamibwa ibikunda kandi yabigize umwuga. Mpamvu ndi umurasanyi w'isonga kuko ndi umukondo w'itorero Inyamibwa. Wow, ibyo bintu bifite ingingo. Iyo si ingingo, iyo ni ingingo cyane. Kuba umukondo, kuba Captaine. Munashaka kumva ngo uri Captaine agatemba ko nyine uri umukondo. Cyangwa se kumva ngo ni umukondo bikaba byagucanga ukajya kurushakira kure. Itorero ntabwo rigira ingo. Ariko mu itorero cyangwa se mu babyinnyi harimo ibyiciro by'ababyinnyi bigiye bitandukanye. Aribyo tugiye no guhita tumuheraho akagenda gusobanurira uhereye ku icyo cy'umukondo nyine natubwire n'ibindi bikurikiraho nabisobanurira ibyo. Murakoze cyane. Ibyo byiciro cyangwa iyo myanya ukuntu ipangwa mu ngamba mu itorero ribyina cyangwa se rihamiriza buriya rigira imyanya itatu. Hari impembe, hari ibikokora, hari n'umukondo. Rero umukondo agomba kuba ari we muntu utanga cyangwa se udirija ikipe muri rusange. Akaba ari n'abagenda baba bamugerekeye impembe kubikokora. Nuko rero ingamba iba yubatse. Mu magambo make kuri murongo uhagaze cyangwa se utambitse biraterwa n'uko ushaka kuza kubyumva wowe. Ubanje ku ruhande rumwe n'ubuhembe, hari impembe ebyiri. Uruhembe rw'imoso urahita udufasha kubyumva neza. Hari impembe ebyiri, uruhembe rw'ibumoso n'urw'iburyo, hakaba ibikokora bibiri, igikokora cy'iburyo n'icy'ibumoso, hagati hakajyana n'umukondo.
turabisobanukiwe ejo umuntu nakubaza ngo ababyinnyi baba bahagaze gute nizere ko uzabasha kubisobanura ukabyumva cyane nkuko amaze kubisobanura. Iyo ni ingingo imwe tumaze kumenya kandi ubwo nagutwaye muri gakondo nizere ko ejo nawe uzaba uri bene gakondo. Ubundi abantu bakunze kuba mu muco nyarwanda babita bene gakondo, nawe nizere ko iki kiganiro numara kucyumva uraza kuba bamwe muri bo. Tumaze kumva rero ingamba uko bihagaze nuko biba bimeze. Kugira ngo witwe umukondo yabisobanuriye ko ugomba kuba uri dirija cyangwa se uri wa muntu uri hagati y'abandi uzi ibigiye kuba byose ibyo mugiye kubyina ukabasha kubibatwara mu bayoboye kugira ngo hataza kubaho gusobanya. Ndabeshya? Mwabyumvise kugira ngo bataza kuba gusobanya rero ngiyi impamvu ari inyamibwa ya Rugomwa ndetse kandi akaba n'umubyinnyi w'inyamibwa. Navuze ngo ubyivuga, mwabyumvise ko abyivuga akanabyirata ndetse akanabivugwa akavugwa ibigwi aho yagiye anyura. Mbere y'uko twinjira gato mu nyamibwa urabanza dusobanurire ni Olivier wigiye hehe kubyina, wizute, wagishijwe nande kugira ngo ugere kuri reka ugeze uyu munsi urizi muri zimwe mu ntore mu Rwanda ushobora kuba yavuga ubundi byari inzira yawe mu gace? Urakoze cyane. Inzira ntabwo yari yoroshye, ariko wenda muri rusange abanyarwanda cyangwa se n'abiyo ikota amazimbi wenda hari igihe ubona dukora ibi bintu bakagira ngo ni nk'ibintu nyine byaje bakakubwira, ariko burya nta mwuga ubaho utavuna. Ibi bintu twabitangiye kera nka 2005 tukiri abana biga muri primaire mu wa gatatu, bigaga mu wa gatatu primaire. Hari ahantu twabaga mu kigo cyafashaga abana b'imfubyi n'abatishoboye, ahantu bita mu Gatenga kwa Dombozi. Niho twabyigiye, ariko icyo gihe ntabwo twari tuzi ko ari umwuga tuzakomeza. Twabikoraga kugira ngo dushimishe abaje kudusura aho muri iki kigo twabaga, ngo abaterankunga abazungu bavuye mu Butaliyani, Roma barazaga twe tukababyinira. Kandi icyo gihe twaritozaga dutozwa n'umugabo bita Karangwa Eric aracyariho, arahari kuko tujya tubure kubona umusaza niwe waduhaye base y'ibi bintu, ariko tutazi ko hanze uko bimeze. Ariko biza kurangira njye nagiye ngira n'amahirwe menshi cyane. Muri primaire urumva narabyinaga mbarizwa ngaho kwa Karirosi, secondaire nize college Nyemeranya Gisenyi Troncome, twarabyinaga twari dufite itorero ya superieur nize mu Ruhango kuri scolaire Ndangaburezi, naho twari dufite itorero. Aho nigaga hose habaga hari amakipe akomeye cyane abyina traditionnel, ko hari n'amarushanwa twitabiraga y'ibigo by'amashuri mu Rwanda. Akenshi hari intore nyinshi cyane nyine zibizi twagiye duhurira aho ngaho nyine muri ayo marushanwa. Ariko nyuma yo kuva ku ishuri usanga hano hanze ni umwuga, ni akazi, ko si ukujya kubyina mu kiliziya cyangwa kujya kubyina ahantu utatumiwe. Usanga nyamara hano hanze ni akazi kandi abenshi nyine kabafitiye akamaro. Nza gufashwa n'umugabo bita Izabayo Isaac, niyo wampaye experience noso nyine yo kumenya hanze uko bakorera amafaranga, uko babyina ibigezweho. Kumva n'ibyo twabyinaga ku ishuri bamwe barabizi, ntabwo byabaga biri gucuruza hano hanze ku isoko ry'umurimo. Ariko umugabo bita Izabayo Isaac niwe wampaye base noneho y'ubusirimu nyine bw'i Kigali, ubyina neza ukamenya ukaberwa. Ubu turacyabana mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ubuye na Izabayo Isaac wanafashije nyinshi mu ntore, nkunze kumva bagenda bamugarukaho. Nanjye ni umugabo ufiteho experience cyangwa se nzi amwe mu mateka ye. Ugize amahirwe ugeze i Kigali, ukigera i Kigali mu kurangiza ishuri byarakoroheye ko ubasha guhita intore nziza, cyangwa byagusabye n'ubundi kongera ugashaka irindi torero ubarizwamo kugira ngo ube waba kugeza ku rwego ugeze uyu munsi, cyangwa nawe waje kuba muri za gahunda y'ishyamba?
ngeze i Kigali naje gusanga nyine ari mu Rwanda cyangwa se reka tuvuge i Kigali uko niho hari mu rugo. Naje gusanga hari amatorero menshi cyane ariko ugasanga nyine babyina ibintu bimwe, ariko ugasanga waba utarabyinnye kera, utari uwa kera, utarahamirije kera, ukaba nyine utazanabimenya, ukabyihigira ukabyishakishiriza. Ariko narangije segonderi 2016 naje kujya mu itorero bita Inkubito y'Icyeza. Inkubito y'Icyeza rero iza kwanga, mbona nyine turatandukana nyine n'abo bavandimwe we twabanagamo, ariko tuza kujya nyine mu byo bita ishyamba. Ishyamba so kujya mu ishyamba mu bihuru, ishyamba nyine ubwo ni ukubaho uri umubyinnyi wigenga. Aho baguhamagaye hose ukajya kuhabyina, nta muntu uri kubwire ngo kuki wabuze, wowe ukahajya nyine uri wenyine ufite igikapu kirimo ibikoresho byawe. Nyine ngo wagombaga kuba wifite na materiyeri zawe ku giti cyawe, mwese buri muntu wese akizanira materiyeri ze. N'igihe byabaga bitanasa, ariko mwagera mu Ngamba mugahuza intambwe mugahamiriza cyane mugacika. Ariko ndumva nabaye ishyamba, gusa ndimo nakomeza nkubwira n'urugendo kugera mu Nyamibwa. Turaza kurigeraho ni mu kanya. Okay, nuko nyine byagenze. Urumva navuye ku ishuri nza kubona ko bigoranye kuba mu itorero, nibera umufumyi, nibera ishyamba nyine ubwo. Kuba ishyamba no kuba umufumyi ni bimwe, abantu baze kuza kubyumva neza babisobanukirwe. Ni cya gihe uzi kubyina, uzi imbyino zikenewe mu njyana zitandukanye, nazo mu kanya araza kuba agenda atubwira, ariko none udafite itorero barizwamo. Ku bantu bazi siporo, bakurikira siporo, reka mbagereranyirize kugira ngo babyumve neza. Reba igihe umukinnyi ari umukinnyi ariko akaba adafite ikipe abarizwamo, muri cya gihe adafite ikipe abarizwamo, n'urugero hakaba haza nka turuna ifatiye nk'iherutse kuba y'agaciro gaherutse gukinirwa i Nyamirambo, kakinagamo abakinnyi bari muri shampiyona n'abatari muri shampiyona, bafite amakipe n'abadafite amakipe. Urwo rugero ndarufashe kugira ngo umugereranyirize wumve umubyinnyi w'umufumyi cyangwa se umubyinnyi w'ishyamba uko ameze. Ni wa mubyinnyi udafite ahantu abarizwa, itorero abarizwamo, ariko akaba n'ubundi abyina kandi agakomeza kwikoreramo amafaranga. Hanyuma umaze kugera mu ishyamba, umaze gufatisha ishyamba, mu kanya turaza kongera tubigaruka, ariko mbere yo kugira ngo tubanze tubigarukeho reka mbanze mugarukeho muri ubu buryo bundi ugiye kudusobanuriramo ibi bikurikira. Iyo tubona mwambaye umugara ufashe icumu n'ingabo, bifite uko bigenda n'uko bikorwa, ariko umuntu ashobora kubona uhamiriza akabona ibyo ukora birasa. Nyamara ariko mwe mubizi, muzi ko bitandukanye. Ubundi habaho ubwoko bungahe bw'imihamirizo, cyangwa se utubwire bimwe mu bwo waba uzi ubasha kuba wibuka neza, kugira ngo abantu nibajye babona ukoze iki undi agakora kiriya babashe kwitandukanya. Impamvu mbikubajije, hari abantu baje mu bukwe nari ndimo, umuntu umwe arangije atashye aravuga ngo bari abantu bakoze ibintu by'ibihame nabi, kuko azi ko ibihame bihamiriza, wenda umuhamirizo babonye ahamiriza, babonye abo bahamiriza babona si we ibihame byahamirije, bati bakoze ibintu by'ibihame nabi, kuko atarasobanukiwe. Ariko uru rugendo twatangiye nka tuti Jojo TV kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe, ugiye kutubwira imwe mu mihamirizo ihari n'amazina yayo. Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Iki kibazo ndagisobanura mu buryo bworoshye kugira ngo buri muntu wese bisobanukirwe byumve. Ibi bintu dukora, kuba duhamiriza, dufite aho byakomotse kandi natwe dufite abo tubikomoramo. Hari ababikoraga igihe cy'ahambere, natwe turi kubikora muri iki gihe. U Rwanda kuva rwabaho kuva babutera ibwami barahamirizaga, ariko ugasanga barahamiriza, ariko natwe n'ubu tukaba turi guhamiriza. Ariko impamvu wenda watashye kuko umuntu akakubwira ngo aba bantu bari gukora ibintu by'ibihame nabi, buriya hari igihe ukora ikintu kitari icyawe. Bibaho hano hanze,
icyo nakwita ingirwa amatorero nyine udutorero tuba turi aho ngaho nyine tuba twumva yuko ibyo uyu muntu akora cyangwa ibyo itorero rikora natwe twabikora kandi buryo ntabwo ariko bigenda kuko bisaba urugendo rurerure cyane. Nk'ubu imihamirizo ibaho abaho imihamirizo 62. Imihamirizo 62 urumva kugira ngo uzayige uyifate mu mutwe ikintu gikomeye cyane, kandi umuhamirizo ufite amasegonda 45 cyangwa umunota. Urumva kugira ngo rero ufate imihamirizo natwe tuba tugifite ubwonko bugitekereza vuba. Nanjye ubu nshobora kuvuga ko nakora imihamirizo 13 gusa, 13 kuri kotaniro, ruhame, igitego, inganje karagwe, inganje makombe, nakora intagishyika, nakora umwiyenzo. Urumva nanjye nyine ndayabara gutya nkageza mu 8, ariko ndi mu myitozo 13 ndumva ntayirenza. Iyo niyo mihamirizo nakora, kumva twebwe twize ubutore nyine batubwira ko habaho imihamirizo 62 kuko nyine hari abayihimbaga baracyahari, hari abasaza bo mu rukarita ba Felisi barahari, akaringanire baracyahari bariho ariko barashaje cyane. Ariko nabo ushobora kuvuga ati nkorera nk'ikotaniro ntabwo bakirigibuka kubera ko nyine yarashaje, baba yarahinze ibirenge byinshi cyane. Ni byinshi bigiye bitandukanye muri ibi byo kubyina, harimo n'imihamirizo ubwo niho twari duhereye, ariko reka duhita tugera ku njyana. Hari aho ugera ukumva barakubwiye ngo iriya ni ruharage, ahandi ukumva ngo ni ingaraba. Injyana zo ziteye zite, zirimo ibihe bice, bibarika bite, bifatika bite? Injyana rero buriya injyana ziratandukanye. Iyo babwiye ngo vuza ruharage, hari ingoma bita igihumurizo ivugishwa n'umurishyo umwe, babyita gatsika ukoresheje uwo murishyo. Hakaba hari n'undi ku ruhande muri babiri, akaba afite ingoma ntoya bita ishako. Ishako yari ingoma y'impuruza y'ubwami, ni ingoma ntoya cyane iba ifite agatebe kuko nayo bayivuza iteretse ku gatebe kugira ngo nyine ireshye n'izindi. Nayo ukaba ufite umurishyo umwe ukagenda uyivanga nyine muri ta yayo, dukunda kubyita deta mu Gifaransa, urumva ni nk'uko babyita. Noneho hakaba hari n'inono bita ngo ingaraba. Ingaraba hari ingoma bambaraga intore ziri gutahira nyine zihamiriza, bayambara gutya ifite umugozi, ivugishwa n'intoki, ivugishwa nyine n'ibiganza kuko uruhanga rwayo nyine ruba ruri ahangaha mu kwaha, iyo igenda ijya inyuma yo ntabwo bajya bayitereka. Ariko nayo ikaba ifite iyo ngoma y'ishakwe igenda nyine yivangira. Aho niho bitandukanye, ariko bivuga kimwe, ariko ku muntu w'umuhanga niwe uhita wumva uburyohe bwabyo, ariko ubundi bivugijwe byavuzwa kimwe. Yego. Tugere mu njyana rero noneho zo kubyina, nazo ziratandukanye. Abanyarwanda nazo zirimo ibigiye bitandukanye. Turaza gusangamo reka njya kubyivugira, bitubwira injyana zo kubyina, aho usanga injyana yananiye umuntu kabisa, yarashoboye kubyina utwatwa ariko ibindi bikamunanira. Izo njyana zo zihagaze mu biganiro by'ubutaha bwo tuzagenda tuvuga byinshi tubisesengure, ariko muri aka kanya ndagira ngo tugende tubwira abantu amazina n'ubwoko bw'ibintu, ubutaha n'ubwo tuzabisesengura. Urumva iyo bavuze ngo intwatwa ni indirimbo iyo ari yose abyinisha imbaraga, icyo bita intwatwa. Urumva harimo za nyangezi, harimo za mpundu, harimo urumva harimo mpundu, harimo nyangezi, harimo n'iyo ruharage nayo ni intwatwa burya. Ariko noneho ukagenda ukajya nyine ku mishagiriro, izi zabe n'Imana zibinwa nyine nk'imishagiro kuko indirimbo zoroshye cyane, ariko z'abagore beza zikaza handi mu ntwatwa kuko ni indirimbo nyine babyina n'imbaraga cyane. Igisasa kizaho, igisasa n'ubundi ni nka mpundu, ni ubwoko bwa mpundu. Yego. Nanjye hari utwo ngiye mfite akantu mba nshaka kugira ngo nanasobanukirwe mbaze. Noneho reka tugaruke rero mu bijyanye n'amatorero, byari mu buryo bw'amazina, ariko amasaha y'inkorana tujyana, ikirere kigenda kidutenguha, nagira ngo twihute
turase ku ntego y'ibyo tugomba kumenya kuri uyu munsi byibanze mu matorero. Kuri wowe duha amatorero ane ya mbere. Kuri njyewe amatorero ane ya mbere ndayafite cyane mu mutwe kuko ibyo akora ndabizi atambeshya. Hari inyamibwa, hari inganzo ngari, hari ibihame, hari n'inteberane. Iyo niyo matorero ane nakubwira ubu ahagaze neza cyane. Amatorero ane ahagaze neza cyane. Muri derby yo mu Rwanda cyangwa se mu mikino mu Rwanda dukunze kubona aperi na Rayon bihanganye. Mu matorero nta hantu uba wumva ngo igihanganye n'iri ngo bimeze gutya, bagahora bibaza bya urusha undi nini. Haba harimo impaka nyinshi cyane. Impaka zo zirahari cyane, ariko ndakeka nubwo tuba duhanganye ariko haba harimo ikintu nyine cy'ishyaka cya buri groupe ku giti cyayo, ariko ihangana ryo ribaho hagati y'inyamibwa n'inganzo ngari cyane. Hagati y'inyamibwa n'inganzo ngari harimo ihangana. Uyu munsi baramutse bakubwiye ngo va mu nyamibwa ngwino mu nganzo ngari, kuba ubona ko harimo ihangana no kuvuga ko harimo na bwa buhanga. Baramutse bakubwiye ngo va mu nyamibwa ngwino mu nganzo ngari, washingira ku kintu iki cyatuma ufata umwanzuro wo kuguma mu nyamibwa cyangwa kujya mu nganzo ngari? Ko byagorana cyane ra. Byaza kubanza kujya Kibeho gusenga nkajya kwambaza Bikiramariya. Nkabona gufata umwanzuro aho ntago mbizi cyane. Birumvikana nawe abaye nka babandi ngo ntawe ugira utazi, ngo ntawe uvumba urugero. Kambireke kuko abanyarwanda bo bafite uburyo babizimo kurushaho, ariko nk'uko bivuze ni amatorero agera kuri ane ndetse akomeye mu Rwanda. Umwaka ushize wa 2023 yagaragaje ibitaramo, kuko habanje igitaramo mu kwezi kwa mbere cy'ibihame, hakurikiraho mu kwa gatatu inyamibwa nazo. Ni ibitaramo byagiye byitabirwa ku rwego rwo hejuru, kuko buri umwe ku ruhande rwe yaruzuzaga aho babaga bakiriye. Tuza kubona kandi inganzo ngari nazo zateguye igitaramo mu kwezi kwa munani, niba nibuka neza hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani, nabo bagira igitaramo cyari cyiza ndetse baranuzuza. Nyuma kandi mu kwezi kwa 11 ku itariki 29 tubona intayoberana nazo zateguye igitaramo. Kugeza uyu munsi kuko aribo bamaze kutwereka ibitaramo, nibo wakwita nk'abantu. Ariko hari ababyinnyi ushobora kubutekereza neza, mwakwicara ku mwajya ku ngamba imwe mukaba mwahamirizanya. Singiye kugusaba ko mu nyamibwa gusa, ndagira ngo nkorere liste byibuze y'ababyinnyi 5 b'abahungu kuri wowe mwajya ku ngamba imwe. Urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza cyane, ariko ndavuga kuri taye yawe. Kuri taye yanjye. Kuri taye yanjye ubumwe ni njyewe, kabiri ni Gasigwa. Gasigwa ugiye kuvuga naho abyina yego. Gatatu Tito umunyamibwa, kane Benjamin w'umunganzo ngari. Reka mugire 6. Ndabona bikubanye imibare myinshi, shyiraho 6. Kuri taye yanjye ndumva njyewe ari abo ngabo 4 gusa. Kuri taye yanjye nyine uko ndeshya nabo. Kuri taye ye nabo ngabo nayo mazina. Abantu mutabazi muze gushakisha Aribo yatubwiye we mu nyamibwa, atubwira Gasigwa Emmanuel mu nganzo ngari, kugira ngo ari no mu batoza. Agaruka kandi kuri Tito Byiringiro Tito mu nyamibwa, arongera tugarukira mu nganzo ngari. Byumvikane ko ni babiri kuri buri ruhande. Mu nganzo ngari dusanga uwitwa Benjamin, nawe nibyo koko ari mu nganzo ngari ndetse n'ataye. Ariko gero no ndagira ngo mwongerereho abangaba ahita na finali y'igisubizo. Tugarutse kuri Sembuga ndetse tukagaruka no kuri Zabayo. Abo bantu bo nta kuntu mwajya ku ngamba imwe cyangwa nta kuntu bababeraho bakuru? Impamvu nari mvuze muri generasiyo nyine mu gihe cyacu, nyine gendeye no ku myaka nyine, kuko Sembuga na Zabayo nabo taye turangana, ariko nyine ku myaka urumva ntabwo mba mise mbatekereza kuko baraturuta cyane. Nta batoza bacu, ariko nabo batubera bakuru muri twebwe.
ngayo nguko ni igice cya mbere cy'ikiganiro tugiranye na Muhiri Olivier, inyamibwa ya Rugomwa, umurasanyi w'isonga. Cyari igice cya mbere cy'ikiganiro tugiranye, nadukundira za buri gice cya kabiri. Uko mubibona amashusho yatangiye guhinduka, amasaha yatujyanye, ntabwo byadukundira ko tuvuga kuri byinshi, ariko natwemera azagaruka. Mbere ya byose urabanza twemera uzagaruka. nzagaruka Ngayo nguko rero azagaruka. Ni inyamibwa cyane nk'uko yabivuze, ni umukondo w'inyamibwa ndetse akaba na Captaine w'itorero inyamibwa. Reka tumwifurize kugira umwaka mushya muhire nawe ndetse n'umuryango we, hanyuma kandi tubabwire ngo twebwe ntabwo tuzajya muri sport ndetse na culture, tuzakomeza kubibamo ndetse tunabibe hafi. Ibyinshi bijyanye n'itorero inyamibwa tuzabibwirwa nawe ndetse n'abandi nkawe batandukanye bo mu nyamibwa ndetse n'andi matorero yose turateganya kujya tubageraho. Yari Joseline Tumukunda, n'ibisanzwe ibiganiro byo nakagaruka. Imana ibahe umugisha.